Yes, nanone nongeye kubasuhuza ibihe byiza abakunzi bawe Iwacu TV show wakanda subscribe nawe utarakanda subscribe ngira ngo mubwire ngo iyi ni itariki yo gukanda subscribe bantu banjye rwose ni ko itariki yo gukanda subscribe ujye waje gukurikirana ibiganiro byacu kuri channel yacu ari ya mbere ari Iwacu TV show ndagira ngo mubwire ngo iyi ni channel yanjye iyi ni channel yanyu iyi ni channel y'abanyarwanda iyi ni channel ya buri muntu wese umuntu wanjye ngira ngo ntabwo nkunda gutinda muri byinshi cyangwa ni n'amakoni ubu tuvugana hanga noneho nkuzaniye inkuru iri kuvuga ko n'umuhanzikazi wacu n'umuhanzi tumenyereye nkari Wezi turamuzi cyane mu bijyanye no kuririmba amabizo n'umuhanzi twemera kandi dukunda ibiri kumuvugaho rero nje ndahanga kugira ngo mbashe kuba nakuvira umuzi nkubwire ngo se ari Wezi ibiri kumuvugaho nibyo cyangwa sibyo urabizi ko ino minsi ni kuri social media abantu bari guhimba inkuru bagatanga amakuru y'ibihuha nge none ndaranga nkubwire ngo se umenye ngo ese ibintu biri kuvuga hari Wezi nibyo cyangwa sibyo arafunze cyangwa se koko ntagafunze kugira ngo dukomeze rero waje kuba wamenya ibirambuye kuri ino nkuru kandi subscribe kandi kunzogera tujye tubaje kwa no mu biganiro byacu bizabinyura kuri ino channel yacu ariyo Iwacu TV show twakomeza rero nkubwira ngo rwose umuntu wanjye uyu muhanzi rwose ari we ari Wezi yagize gutya akora igitaramo muri cya gihe cyo kwita amazina abana b'ingagi ni cyabere mu karere ka Musanze murabizi ko yari ari mu bahanzi bari guperforminga imbere rwose ubwo rero yaraperforminze rwose ibintu biraryoha birashyuha rwose kuko byari biryoshye rwose ubona ko abantu bamwishimiye ubwo rero yaje kugira uce araperforminga ibintu birangiye mu mugoroba ku itariki 6 z'ukwezi turimo aravuga ati rero nk'umuntu performance ko amaye amafaranga menshi cyane aravuga ati reka njye kubyo amafaranga yanjye rwose asohokera Rubavu ubwo rero amakuru ngiye nabaje kuba napereza neza amagazo neza ntabwo asohokera Rubavu gusa ngo yajyanye n'umushuti we bita Bobo murabizi ne barafunganye ubwo bagiye gusohoka rero barasohoka ku rwose hariya ni Rubavu baragenda baranywa bararyoha none ko bafite amafaranga menshi cyane babahembye ni nk'umuntu wa performance neza ubwo noneho birangije ubwo ari Wezi nguyu ikintu cyaje gutangaza kikanatungura abantu wewe ntago yabashe ko yakubahiriza amasaha yenda yagemwe akabari gafungirwa ngo abe yataha wewe yagumye mu kabari araguma aranywa araryoha n'inshuti ziwe ko ari kumwe n'indi nshuti n'undi muraperi wundi bari kumwe gusa nuko we batabashe kuba bamumbwira ngo mbashe kuba namenya gusa ntabwo ari wenyine ari kumwe n'abandi gusa ariko ari Wezi we na Bobo niwe bari kumwe bari gusangira banywa baryoshye ubwo rero byaje kugenda utyo ari Wezi byaje kubaho noneho byabaye agahoma munwa yagize utya baranywa banywera amafaranga menshi cyane baburayo bishyura ko banywera amafaranga agera muri miliyoni ngo zigera mu 8 gusa nanjye aho ngaho harimo ihurizo cyane ibintu yaranga ati se kuko abantu banywereye amafaranga miliyoni 8 ni ibintu bicanganye cyane gusa ariko ngewe naketse ko yenda habaye uko babagerekerane bitewe nuko babizi umuntu awe n'ikibazo n'abantu batanya kuvuga amagambo menshi bamwe babeshya gusa ariko ngewe inkuru ufite neza hagaze ntabwo banywereye miliyoni 8 n'ibintu by'ibihuha gusa baranyweye cyane barenza amasaha yagemwe batangira gusakuza bateza akavuyo n'abantu basinze murabizi ntabwo babasha kwikotorora ubwo nta kindi kintu cyaje kuba rero inzego z'umutekano nizo zase kuba zahagera zirabafashe zibajyana kubafunga kuko bari bateje akavuyo harimo n'amafaranga menshi banze kwishyura kubera ko basinze bumva ko baryoshye ubwo rero babaje kuba babafunga rwose yari Wezi rwose ngenda nyamubwire ngo we na Bobo barafunze ntabwo barafungurwa abantu bari kweshye ngo barafunguwe wapi barafunze ntabwo barafungurwa ahubwo nyamakuru ufite nuko niba batatanga amafaranga cyangwa izahabu bazakatirwa imyaka itari munsi y'ibiri kuko ibintu bakoze ntabwo ari ibintu byiza cyane buri munyarwanda yakwifuza noneho ikintu cyari gisekeje kuba yarabonye amafaranga akahita yumva ko agomba kujya guteza akavuyo muri bare cyangwa ahantu akanga gutaha bakanywa baraye bamwe ijoro ryose polisi yahageze mu rukerera ijoro ryenda kurangira ubwo rero ngenda nyamubwire ngo ari Wezi arafunze by'ukuri kandi bihamye ubwo ngewe rero nzakurabura nzakubwira umunsi yafunguye cyangwa igihe azaba yabashije kuba yava muri gereza we n'umuvandimwe we Bobo ikintu nakubwira rero barafunze rwose ntabwo ari ibintu by'ibihuha ngenda nkubwira amakuru yizewe murabizi ntabwo nyambabeshya ubwo rero mukande subscribe kugira ngo mujye mubasha kumenya ibindi bintu twanyujeho hano nzababwira ati se ari Wezi yafunguwe cyangwa aracyafunze nzabibabwira